Mbanje kubasuhuza ndetse no kubashimira mwebwe mudahwema kunyereka urukundo. Wowe muntu wakoze subscribe wumve kuri w'agaciro mu muryango mugari wa Love_P. Gusa nawe utarabikora iyi video ntirangire utarakora subscribe. Kandi numva unyuzwe na kino kiganiro cyangwa hari inama wungutse muri kino kiganiro, wibuke gukora share, comment ndetse na like. Ni ingenzi cyane nabyo ntubyibagirwe. Intimba ndetse n'agahinda nibikomere duterwa nabo twakunze nibyo tugendera mu mitima yacu, tukumva ko ubuzima bwaturangiranye nyuma yo kuba twarabuze abo twakundaga. Gusa nshuti yanjye, stop that. Menya yuko ko warabuze uwo wakunze atari ryo herezo ry'ubuzima bwawe. Ucyumva no magambo ugomba gusobanukirwa yuko twageze mu gice cya kabiri cy'ihumure. Wowe utarumvise igice cya mbere cy'ihumure, nagushishikariza kujya kumva iki gice cya mbere cy'ihumure. Ikaze mu kiganiro ihumure igice cya kabiri. Nshuti yanjye, ubusanzwe urukundo ni nk'umuco duhuza twese. Ni nk'inkongi y'umuriro twikiriza ubushyuhe ndetse n'umucyo bigatuma turirimba indirimbo z'umunezero, tugaseka tudatekereza kuri ejo hazaza. Iyo turwiyumvamo, ndavuga urukundo, tubona ejo hacu heza, tugasangira inzozi, tugahuriza ku byiyumviro bitagira iherezo. Ese byagenda bite iyo uwo muriro utangiye kuzima? Iyo ubushyuhe bw'uwo muriro bugabanutse maze ubukonje bugatangira kwinjira mu mutima? Iyo wa muntu wari warigaruriye umutima wawe agusize maze ukisanga uri wenyine, nta jwi rye ryumvikana mu rugendo rwawe, kandi mu by'ukuri mwari umuntu umwe. Kuri ibyo bibazo byose maze kuvuga, aho ngaho ni agahinda gakomoka. Ka gahinda gasenya intekerezo, kagakurura amarira mu maso n'umubabaro mu mutima. Hari abavuga ko igihe ari cyo kivura byose, ariko njye nkubwiye ko atari igihe cyonyine kivura, ahubwo n'ibyo ugikoresha. Uyu munsi ndashaka ko uyu mwanya tuwukoresha nk'itangiriro ry'urugendo rushya, urugendo rwo gusubiza umutima wawe icyubahiro, ukibuka ko uri umuntu wuzuye mbere y'uko uhura na wa wundi wakundaga, kandi kuzakomeza kuba wuzuye kabone n'ubwo mwaba mutakiri kumwe. Nshuti yanjye, kumeneka k'umutima si amagambo gusa, ni ikintu kiba mu mubiri wose. Iyo umuntu akubabaje mu rukundo, ntubabara mu mutima gusa, ahubwo umubiri wose urabimenya. Ijoro riragukomerana rikakubana rirerire, ugatangira gutekereza ko ejo hazaza hatazaba heza nk'uko wabyifuzaga. Agahinda k'urukundo gashobora kwiyoberanya. Hari igihe wicara ukavuga uti naramwibagiwe, ariko umutima wawe ukumva ijwi rye mu nzozi, cyangwa ukabona isura ye mu maso y'abandi bantu uhura nabo. Hari igihe uva mu rugo ufite intego yo guseka, ariko ugataha umutima wawe uremereye kurushaho. Ibi ntabwo ari ibintu bigaragara mu maso gusa, ni nk'umuvurungano uba mu bwonko bwawe. Utekereza ku magambo mwavuganye, amasezerano mwahanye, ukibaza nimba byari ukuri cyangwa zari inzozi gusa. Ukanibaza impamvu ibintu byahindutse naho byatangiriye kugenda nabi, n'icyo ari gukora kugira ngo ubihindure. Ariko mu by'ukuri rimwe na rimwe ntacyo warashoboraga guhinduramo. Urukundo ni nk'ururabyo, ruba rwiza bitewe n'imiterere y'ikirere. Iyo izuba ari ryinshi cyangwa imvura ikaba nyinshi, rurangirika kabone n'ubwo waba ukora buri kimwe cyose kugira rugume rutoshye. Agahinda uterwa n'urukundo ntigasobanuye kuri umunyantege nke, ahubwo kerekana ko wari ufite umutima ushobora gukunda by'ukuri. Nimba warababaraga, bivuze ko wakundaga. Kandi gukunda si icyaha, ahubwo ni impano. Iyo mpano izagufasha no mu bihe bizaza, nubwo ubu ngubu bikubabaza. Nshuti yanjye, iyo urukundo rupfuye, rimwe na rimwe umuntu akunze kwibeshya, akumva ko agaciro ke kagendanye n'uwo yatakaje. Utekereza uti n'ubundi ntawe uzankunda nk'uko yankundaga, cyangwa nari ntangiye kuba umuntu kubera we. Ariko ukuri nuko agaciro kawe kabayeho kuva na mbere, ndetse kazakomeza kubaho na nyuma ye. Umuntu wese ufite umutima afite agaciro kadasanzwe. Ntugashingire icyubahiro cyawe ku buryo abandi bakwitaho. Abantu barahinduka, amarangamutima agahinduka, ariko agaciro kawe ko ni nk'ibuye rikomeye ridashobora kumeneka niyo ryaba ritewe n'inkuba. Wibuke nibi, nta muntu n'umwe ushobora kukongerera agaciro, kandi nta n'umuntu n'umwe ushobora kukugabanyiriza agaciro. Yego ushobora gukundwa cyangwa kudakundwa, ariko ibyo ntago bihindura uwo uriwe. Uko wavutse waravukanye ubushobozi bwo gukunda no gukundwa, kandi ibyo nta muntu n'umwe ushobora kubihindura. Reka ngukoreshe urugero. Fata inoti ya 500 nurangiza uyisiga ibyondo. Nyuma yaho uyishyira umucuruzi, umubwire uti ndashaka ibyo kurya bya 500. Numuhereza ya note azaguha ibyo kurya bya 500, kuko kuba wafashe ya note ukayisiga ibyondo ntago byakwiha agaciro kayo. Nawe rero nuko bimeze. Niba warababajwe cyane mu rukundo ugahemukirwa n'uwo wakundaga, ibyo ntago bikuraha agaciro kawe. Ahubwo icyo ugomba gukora ubu ni ukuvuga uti nubwo bwose nabuze uwo nakundaga, ntabwo nanjye nibuze.
nzakomeza kuba uwuzuye kandi nzi ko hari undi munsi nzongera gusobanukirwa akamaro kanjye. Iyo wiyumvishije ko kuba agaciro kawe kariho kubwo kuba wowe, ntabwo ushobora kongera kuba imbata y'amarangamutima y'abandi, kuko wamaze gusobanukirwa ko agaciro kawe kariho kubwo kuba wowe. Nyuma y'ibyo ubaho neza mu bushobozi bwawe, kandi uzi neza ko umuntu uzakubona mu gihe kizaza azaza kubera uwo uri we, atari ibyo ashaka kugukoraho. Nshuti yanjye, agahinda k'urukundo gashobora kukugwisha mu cyobo cy'amaganya, ariko nanone gashobora kongera kukugira umuntu mushya. Uko wabayeho, ibyo waciyemo n'amasomo wakuye mu byo wabuze byose bishobora kukubera urufunguzo rwo gukura mu ntekerezo no mu buzima busanzwe. Iyo umuntu akuviriye mu buzima, ntabwo bisobanuye ko ibintu byose bibaye impfabusa, ahubwo buri gihe cyose cyo kwishimana mwagiranye gifite isomo rikurimo wakuyemo. Hari aho byakwigishije yuko gukunda bisaba kwitanga, cyangwa aho byakweretse ko ugomba guha agaciro igihe cyawe ndetse n'amarangamutima yawe. Hari impamvu abantu bavuga ati amasomo akomeye tuyakura mu bihe bikomeye. Ibyo wanyuzemo bishobora kukwigisha kwihangana, kwiyubaha no gusobanukirwa ibyo ukwiriye. Tekereza nk'umuntu wigeze gutsindwa mu mukino ukomeye, asohoka mu kibuga ari kugenda yicuza, ariko akongera agasubira mu myitozo, akiga uburyo bwo gukina neza kurushaho. Uko niko nawe ukwiriye kubikora. Nimba warakundanye n'umuntu akaba ataragerageje kukubaha, menya ko mu gihe kizaza uzitondera undi muntu uzaba ushaka kugutwarira umutima, maze ugafata umwanya n'igihe cyo kubanza kubitekerezaho neza. Don't push yourself. You have to think about that girl or boy before yo kumwemerera gukundana nawe. Nta mpamvu yo guhora mu bibazo bidashira. Ufite kwigira ku byo wanyuzemo mbere, kuko nibyo bikwereka intege nke ziri muri wowe. Nimba warabuze umuntu kubera amayeri cyangwa se kubeshya, kuri ino nshuro ugomba kumenya ko ukuri aricyo kintu cya mbere ugomba gushakamo aho uzashingira ubuzima bwawe. Ibyo wabuze ntabwo bigomba kugusigura umunyabyago, ahubwo bigomba kukubera nk'ishuri rikomeye. Naho ububabare buzaba nk'umuyobozi bukwereka aho utazongera kunyura. Mu by'ukuri gutakaza bishobora kuba indi nzira yinjiza ibindi byinshi byiza kurushaho. Bishobora no gutuma ukura, bigatuma umenya kugena amahitamo yawe ndetse no kugendera ku ndangagaciro zawe. Nshuti yanjye, gukira bino bikomere ntabwo ari ibintu biba mu ijoro rimwe gusa. Ni urugendo rufata igihe kirekire, rufite inzira zigoranye, kandi rimwe na rimwe bizagusaba gusubira inyuma kugira ngo wongere kwiyegeranya. Kandi buri munsi ugatera intambwe niyo yaba ntoya, kuko uri kugenda wegera aho wifuza kugera. Ngiye kukubwira ibintu 7 bizagufasha gukira ibikomere watewe n'uwo wakundaga. Gusa mbere yuko nkubwira ibyo bintu 7, ndanakwibutsa ko wakanda subscribe nimba ari ubwa mbere wari ugeze kuri LoveTime/P. Icya mbere, uba ugomba kwemera ko ubabaye. Ntugakomeze kwihambira ngo wiyibagize. Iyo uri gukora ibyo, uba umeze nk'umuntu uri gushyira igitutu ku mutima wawe. Emera agahinda kawe, wakira icyo gice cy'ubuzima buba uri kunyuramo, kuko kwemera ni itangiriro ryo gukira. Icya kabiri, hanga amaso ku byo ufite, nturebe ku byo wabuze. Nubwo wabuze umuntu w'agaciro kuri wowe, gusa menya ko hari ibindi byinshi byiza kandi byasigaye: inshuti, umuryango wawe, impano zawe ndetse n'inzozi zawe. Kwirinda guhora uhangayikiye ibitakiriho bigufasha kubona ibyiza bikuriho. Icya gatatu, sukura umutima wawe. Nimba hari amarangamutima mabi, inzika cyangwa se umujinya, bishyire kure yawe, bivane mu buzima bwawe, maze utangire ufokasinga ku byo wifuza kugeraho mu buzima bwawe. Gusa mu gihe ukibitsemo umujinya ndetse n'inzangano mu mutima wawe, ndakurahira ibyo ntabwo uzigera ubigeraho. Niyo mpamvu ufite gusukura umutima wawe, ukawukuramo ibyo bibi byose, maze ugatangira ubuzima bwawe bundi bushya. Kuko ubuzima bushya bushobora gutangira iyo uretse ibintu byakubabaje byose bikava mu buzima bwawe. Icya kane, koresha imbaraga zawe zose mu kwiyubaka ndetse unafata umwanya wo gukora ibyo ukunda. Gira akanya ko gusoma ibitabo ndetse no kwiga ibintu bishya mu buzima bwawe. Kora siporo kandi utangire gukora n'ingendo. Ibi bizagufasha gutekereza neza. Iyo wiyubaka mu buryo bw'umubiri ndetse n'umutima, uba uri gusubiza imbaraga zawe aho zakagombye kuba ziri. Icya gatanu, shaka abantu bakubona uko uri. Nta mukiro n'umwe ukomeye nko kumva uri kumwe n'abantu bakwemera kandi bakagukundira uko uri. Shaka inshuti n'umuryango bagufasha kandi bagukomeza, batanagucira urubanza ku byo waciyemo. Icya gatandatu, wikihutira gushaka undi mukunzi ngo nuko uwo mwari muri kumwe mwatandukanye. Akenshi iyo ukoze bino, hari igihe wisanga aho ugiye ariho habi kurushaho wari uvuye. Fata umwanya ndetse n'igihe, maze nawe ubashe kumenya ko nawe ubwawe wihagije, kutagomba kuzuzwa n'undi muntu.
Icya karindwi, subiza umutima wawe mu bitekerezo by'ejo hazaza. Andika ibyo wifuza kugeraho mu myaka iri imbere. Teganya inzozi nshya, gahunda nshya n'uburyo bushya bwo kubaho. Uko wibanda kuri ejo hazaza ni kure ejo hahise. Urugendo rwo gukira rushobora gutuma umenya ko utari imbata y'amarangamutima y'abandi, ahubwo ko uri umuyobozi w'ubuzima bwawe. Numara kumenya ko uri umuyobozi w'ubuzima bwawe, aho uzaba ugeze ku ntsinzi. Nshuti yanjye, agahinda ntikagomba kuba imfungwa ikuboshye mu mwijima. Gashobora no kuba imbarutso yo gutuma uzamuka hejuru y'aho wari ugeze mbere. Iyo uhisemo kugakoresha neza, agahinda kavamo imbaraga zidasanzwe. Nk'uko umuvuduko w'umuyaga ushobora kugwisha igiti, ariko kandi ushobora guteza ingabo zacyo kugira zirambe. Nanone kandi nyemera nkubwira ibindi bintu 5 bishobora kuba byagufasha, maze ka gahinda kawe wari ufite kakavamo ibisubizo by'ibibazo byose wibazaga, cyangwa se ka gahinda wari ufite kakabyara imbaraga zidasanzwe zubaka ubuzima bwawe ku buryo buhambaye. Icya mbere, koresha agahinda kawe nk'inkomoko y'ubuhanzi. Abahanzi benshi n'abanditsi n'abahanzi b'indirimbo bakoresha agahinda kabo kugira bereke isi ko hari ibintu bishobora kuba byahindura ubuzima bw'abantu. Ibitekerezo byacu bigera ku mutima cyane iyo bikomoka ku byiyumviro nyakuri. Nimba ubabaye, shyira amarangamutima yawe mu mushinga, wige, wandike, ushushanye, ukore umuziki cyangwa ukore ikindi kintu gishyira amarangamutima yawe mu bikorwa. Icya kabiri, reba aho wakomeretse nk'ahari nk'imbaraga. Hari abavuga ngo inkovu ni ikimenyetso cy'uko wakize. Iyo ubonye ahantu habaye ibikomere mu buzima bwawe, wibuka ko ariho ubona imbaraga zo guhagarara wemye mu bindi bikomeye. Icya gatatu, gira impuhwe nyinshi ku bandi. Iyo waciye mu bubabare, usobanukirwa neza n'amarangamutima y'abandi bari kunyura mu nzira nk'iyo. Ibyo bituma uba ingenzi cyane mu gufasha abandi mu gukira. Icya kane, hindura imvugo, ureke kuvuga ati kuki byambayeho. Koresha ububabare bwawe uhindure ejo hazaza hawe. Nimba ushobora kuba warisanze mu rukundo rw'agatego, ushobora gufasha abandi kwirinda kugwa mu rukundo rw'umutego nk'urwo waguyemo. Si ibyo gusa, ushobora kubwira abandi n'izindi mbogamizi wahuye nazo, ndetse n'ubundi buryo ki bashobora kuba babyitwaramo. Icya gatanu, emera ko imbaraga zitari mu gutinya kubabara, ahubwo ziri mu gutinyuka nyuma yo kubabara. Umutima ushobora gukira ukongera gukunda ni umutima ukomeye. Ntabwo imbaraga ari ukutagira amarangamutima, ahubwo ni ukumenya kuyahagararamo neza. Iyo uhisemo gukoresha agahinda kawe nka moteri y'ubuzima bwawe, ugera ku byo utatekerezaga. Uba urimo gutwara ubuzima bwawe nk'umusaruzi yajya, aho kuba nk'inyoni isunikwa n'umuyaga utari wayiteguje. Nshuti yanjye, nyuma yo gukira ndetse no gukura mu byo waciyemo, umutima wawe ushobora kuguma wifunze, ugatinya kongera gukunda. Ibi ni ibisanzwe, kuko ubwonko bwawe buba bwarize kwirinda aho bwabonye ububabare. Ariko nimba ushaka kubaho mu buryo bwuzuye, ugomba kugenda uhindura iyo myitwarire, ukarushaho kwemera amahirwe mashya. Reka nkubwire ibindi bintu 5 bishobora kugufasha gufungura umutima ku rundi ruhande rw'urukundo. Icya mbere, reba urukundo rushya nk'igice gishya. Ntukomeze gutekereza ko ari fotokopi ya rwa rundi wavuyemo. Nta muntu uzigera usa n'uwo wabuze. Urukundo rushya rugomba kuba rufite isura yarwo, imigenzereze yarwo n'imiterere yarwo. Ibi bizagufasha kurubona nk'ikintu gishya aho kurusimbuza ibyashize. Icya kabiri, tegereza igihe gikwiye. Ntukihutire kwinjira mu rundi rukundo ngo ni ukugira ngo ukuremo icyuho. Banza ufate umwanya wo kugenzura, maze urebe neza niba koko umutima wawe witeguye. Nimba ubashije gukunda utarimo kwibeshya cyangwa se kugereranya. Icya gatatu, menya ibyo ushaka. Ibyo wanyuzemo mbere byakwigishije byinshi. Ubuzi ibyo ushaka mu rukundo n'ibyo udashaka mu rukundo. Uko urushaho gusobanukirwa n'indangagaciro zawe, niko urushaho gutegura kubaka urukundo rwiza. Icya kane, ntukagire ubwoba bwo kugaragaza amarangamutima. Kuba warababaye mbere ntibikwiye kukubuza kuba inyangamugayo mu byiyumviro byawe. Nimba ubonye umuntu ufite umutima mwiza ndetse n'icyubahiro, ntutinye kumwereka urukundo rwawe. Icya gatanu, wibuke ko gukunda ari impano, si intege nke. Hari abantu bagira ngo gukunda cyane bituma umuntu agaragara nk'udafite imbaraga, ariko ibyo ntabwo ari byo. Gukunda bisaba ubutwari, kuko ubuhunda uburenganzira bwo kuba mu buzima bwawe kandi akumva ko umufunguriye umutima. Iyo umaze kugeraho, wemerewe kongera gukunda, uba watsinze urugamba rwa nyuma rw'agahinda. Kandi icyo gihe urukundo rushya ruzaza nk'umucyo mushya utuma ubuzima bwawe bwongera gucya. Nshuti yanjye, wowe twatangiranye kino kiganiro, twagitangiriye mu gice cya mbere, igice cy'agahinda. Igice cya kabiri cyari igice cyo kwiyubaha, naho igice cya gatatu cyari igice cyo kubaka ubuzima bundi bushya.
ariko ibyo byose kugira bikomeze ugomba kugira amagambo uzajya wibwira buri munsi, ukabifata nk'indahiro izagufasha mu kugumana umutima ukeye. Ushobora kuba utangiye kwibaza uti se ayo magambo ni ayahe? Humura rwose wihangayika, ndahari kugira mbashe kuba nayakugezaho. Dore zimwe mu mvugo ushobora gukoresha kugira ngo udateshuka ku masezerano wihaye ndetse no ku byemezo wafashe. Ngiye kukubwira interuro 10 ugomba kuzajya wifashisha mu gukomeza kunoza ndetse no kugendera ku migambi yawe wihaye. Iya mbere, ndi umuntu wuzuye kandi agaciro kanjye ntabwo kagenwa n'undi muntu. Kabiri, naho naba narababaye ntabwo nabaye imfungo y'amateka yanjye. Gatatu, ibyo nanyuzemo byarankomeje kandi byanyigishije agaciro k'ukuri. Kane, ntacyo ntageraho nizeye imbaraga zanjye. Gatanu, umutima wanjye wanyuze mu mwijima none ububona urumuri. Gatandatu, nta gashya kategerwaho, buri munsi nta mahirwe mashya yo kubaho neza. Karindwi, urukundo rw'ukuri ruzasanga niteguye ntaruririra. Umunani, icyaba cyose cyaba kibi cyangwa cyiza ndacyafite ubuzima bwo guhindura ejo hazaza. Icyenda, ndishimira kuba ndi njye n'uyu munsi n'ejo ndetse n'iteka ryose. Icya cumi, kuba ngihumeka bisobanuye ko ndi mu mugambi w'Imana, bivuze yuko hari byinshi mfite kuba nakora ntarakora. Nshuti yanjye, nimba wumvishe bino byose maze kuvuga kandi ukaba wabisobanukiwe neza ukanemera kubikurikiza, urugendo rwo gukira rurarangiye, gusa ubuzima bwo burakomeje. Nta gihamya cy'uko utazongera kubabara, ariko ufite ibikoresho n'imbaraga byo kubaho neza nimba wasobanukiwe n'ibyo namaze kuvuga byose. Igisigaye ni ukwitegura kwakira ibyiza bizaza. Ibuka ko gucika intege mu buzima ari ibisanzwe, ariko icy'ingenzi ni ukutaguma hasi. Rimwe na rimwe agahinda gashobora kuba umutwaro, ariko nanone gashobora no kuba ikiraro kiguhuza n'ubuzima bwiza kurusha ubwa mbere. Ugiye gusohoka mu rugendo rwawe nk'umuntu wicaye watsinze, kandi wibuke guhaguruka nk'umunyamaboko watsinze intambara yo mu mutima, kuko ibyo nibyo biri mu kuri. Watsinze kandi ugiye gutangira ubuzima bushya. Wowe ubwawe uri umucyo wawe, kandi uri umucyo umurikira intambwe zawe ndetse n'ubugingo bwawe. Nimba wasobanukiwe neza kandi ukaba wumvise na neza amagambo yavugiye muri kino kiganiro, ihumure igice cya kabiri, watarumvishe igice cya mbere, nabashishikariza kujya kucyumva nacyo. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Ndabashimiye cyane mwebwe twabanye kuva aho twatangiriye kugeza aho dusoreje. Ndanakwibutsa ko wakanda subscribe wowe wari ugeze bwa mbere kuri LoveTime/P. Mwakoze kubana nanjye kandi muraba agaciro cyane mu muryango mugari wa LoveTime/P. Imana ikomeze ibarinde. Naho ubutaha.